komera cyane komera kugenda wakataje igihe hehera ngiye mu giterane mwa nabuhorose ngiye gusenga ubwo ushobora waza tukajana gusenga se mwa aho nasengeye ibyo nageje ngo Imana izansubize kubera iki nese ubu naho nategereje ngo Imana izagira ibyo gukorera yego cyane izankora ibitangaza rega no kuba ndiho ni Imana ubusi weho ubeshejweho niki ariko abakristo namwe wajyanga ubwenge bwanyu wajyanga bamanzaga babudaha none bagashiramo amazi bivuze ngo ubaye kubw'Imana cyane kandi nawe nibyo nawe ubaye kubw'Imana Imana iri n'ubu ngubu hanira hari hagati yacu ese ndikora nje nawe ngewe reka nkubyiye nimujye kirabera hese hubwo kirabara hirya hariya kuri ADP hese ngiye ko ndi umwisilamu ubu ushaka kunjana mu ADP ngo aya ndi kugutumira uzumbera umushitsi hese ba umushitsi nyamara wanyaruka kandi basura no mu rugo ariko nabasura no mu gitaramo oya waza kumbera umushitsi tugasenga Imana aya amva rero nkubyiye ngewe ubwenge mfite n'amashuri nize ntabwo ibyo bintu byahura n'amayindi yanjye ubwo bivuze kuri hejuru y'Imana bivuze ngo ngewe ikintu nshaka kuvuga ibintu by'ibitaramo ni abantu nkamwe nyine bibereye abantu nkamwe nta bantu nkatwe twibereye ku bantu ku muhanda tukagenda tugasomera ku mabure twabona ko kandi ibyo bireke ntabwo bihesheje Imana icubahiro ibintu by'amaburi by'amatabi inzoga wapi none se hari aho byaritswe Imana ibyo nyibyo bidahesheje Imana icubahiro birimo ari kwani bitakurimo reka nikomereze genda ngewe rero ngewe ngubu ngiye kureba abagenge banjye twisomere ku maburi abanyabyaha hamwe no kuja turabasengera ariko si ukora binyanditseho bikuriho n'amagambo yawe n'amagambo yawe abakristo wagira ngo bamanje baba badaha ubwonko Yesu ashimwe bene da Yesu ashimwe Yesu ahimbazwe Haleluya Amen Haleluya Amen mbanze kubasuhuza mu mahoro y'Imana muri aka kanya tugiye mu gikorwa cy'amaterane ndasaba umuntu waba ushoboye gutera agakorasi ajyejuru natwe duhaguruke tubanze ducinyire Imana akadiho Haleluya Amen Imana iturebera Imana iturebera atareba Imana iturebera Imana iturebera atareba Imana iturebera Imana iturebera atareba we Imana iturebera Imana iturebera Imana iturebera atareba himbaza Imana Haleluya Imana iturebera atareba
duce bugufi duha Imana icyubahiro. Tugiye gusenga dushima Imana yaturinze muri uyu munsi. Nyagasani Imana ishobora byose, turagushimye turaguhimbaje muri aka kanya waduhaye, watugejeje hano amahoro, waturinze buri wese amukuye we, yageze hano hariko Mana we ndagasingiringire. Haleluya Mana shimwe habwa icyubahiro. Haleluya ariko muri aka kanya Mana turaguhimbaje uko turi hano twese. Reba mu mitima yacu, ushimira abantu, ushimwe cyane abantu bose bagushimire baguhimbaze. Haleluya Nyagasani Imana byose, turakwiyeretse turi hano turanyabyaha Mana shimwa. Nyagasani Imana byose, nkweretse ibi biwerewere byose biri imbere yanjye, biha umugisha ubibabari ibyaha byawe. Turi imbere yawe Mana, dore aka kanya y'amasengesho yacu yayobore, ugendane natwe, uduhe imbaraga, uduhe kwirukana abazimu mu izina rya Yesu. Abazimu bose turabamaganye. Haleluya Fire! Oh, ndikubibona mu makoma biri kuguruka. Fire! Haleluya. Amen. Mani twumvise kuri isengesho ryacu rero. Aka kanya tugezemo tugiye gutera agakorasi kamwe gato, niturangiza twumve ijambo ry'Imana. Muhaguruke dutera agakorasi. Tugiye kurimbira hamwe indirimbo y'agakiza, indirimbo ya 5, duha Imana icyubahiro. Muhaguruke, uyu mushiki wacu agiye kudufasha aduterere iyi ndirimbo. Sinzibagirwa igihe nakizwaga, ubwo Yesu yinjiraga muri njye, mu mutima wanjye wuzuye ishimwe ryinjira umukiza wanjye. Igitangaza ubwo nahaga kinakubuntu, igitangaza rero birajyana wagakiza. Igitangaza eshi y'abanyabyaha narangije ngo mbisutiye, umutima wanjye wuzuye ishimwe ryinjira umukiza wanjye. Igitangaza ko nahaga kinakubuntu, igitangaza igitangaza ko nahaga kinakubuntu, igitangaza Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Aho inyuma. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya wakiwerewere. Haleluya. Amen. Reka dusabe uriya mugenzi wacu, uriya mwana w'Imana abashe kudusengera iri jambo ry'Imana tugiye kumva ribashe kuducengera mu matwi neza, dukiye ku mutima. Haleluya. Amen. Mana yacu turagushimye turaguhimbaje, Mana igira neza, Mana ifite ubutwari n'ubushobozi. Uwiteka Imana yacu dore tugiye gusenga, Uwiteka dore tugiye kwiga ijambo ry'Imana. Uwiteka uzubane natwe kuko uri Imana ishoboye byose, ntakibasha kurogoya imigambi yawe kuko uri Imana nziza. Bruno Basatata. Amina Yesu. Haleluya. Uri Imana yaturinze mu minsi yose yatambutse. Uri Imana igira neza. Gatono. Haleluya. Amen. Arakoze cyane, arakoze kubwisengesho adusengeye. Mpise numva utuntu turi kwiruka, mpita mbona umuntu hariya. Mana we mutabane mu hafi. Amina Yesu. Amina. Abafite Bibiliya mwareba tugiye gusomana mu byahishuwe
igice cya 4 umurongo wa mbere kugera ku murongo wa 3. Mwahageze? Yego. Haravuga ngo hanyuma y'ibyo ngiye kubona mbona mu ijuru urugi rurakinguye kandi numva ryajwi nabanje kumva rivugana nanjye rimeze nk'iry'impanda rimbwira riti zamuka uze hano nkwereke ibikwiriye kuzabaho hanyuma y'ibyo. Ako kanya mba mu mwuka nuko mbona intebe y'ubwami iteretswe mu ijuru mbona n'uyicayeho. Uwari uyicayeho yasaga n'ibuye ryitwa yasipi n'ibuye ryitwa sarudiyo kandi umukororombya wari ugose iyo ntebe usa na simarigida. Iryo ni ijambo ry'Imana. Haleluya. Haleluya. Ijambo ry'Imana muryakiriye mute? Neza. Kasubire mu mazuru y'ihene. Ariko ubundi muri abakirisitu kugondoza mutuze. umupasiteri ntagagwana. Haleluya. Haleluya. Amen. Aha. Kanze nsubiremo iri jambo ry'Imana. Ugeze ngo uri umukozi w'Imana. Aha, ako kantu ni sawa. Hanyuma y'ibyo ngiye kubona mbona ijuru rirafunguye kandi numva ijwi nabanje kumva rimvugisha rivuga riti zamuka uze hano nkwereke ibikwiye kuzabaho hanyuma y'ibyo ngo nzamuka ngire nte ukora ibyaha ngo nzamuka ngire ngo nzamuka ngire nte ntago numvishe neza kumusozi. Muri ako kanya mba ngiye mu mwuka ngo njya mu ki mwuka. Nageze mu mwuka nuko mbona intebe y'ubwami iteretswe mu ijuru mbona n'uyicayeho. Ninde wari uyicayeho? Razari. Kirazira. Ninde wari uyicayeho? Daniel wahe? Ninde? Yesu. Yesu. Urakishe. Uwo muntu wari wicaye kuri iyo ntebe nta wundi ni Imana. Ninde? Imana. Mwabiwerewere mujye mutega ayo matwi. Nuko maze kumubona iyo ntebe yari igoswe n'izindi ntebe nyinshi 20. Kuri izo ntebe 20 nagiye kubona mbona hicayeho abakomeye 20 nabo. Ariko icyantangaje naje gusanga na Kirisi izi umwe tuzi nawe yicaye na yamasunzuye. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ariko mwaje mutari. Haleluya. Amen. Mwafasha. Kirisi izi agera. Ese abapasiteri ntawe. ese aririmba yandirimbo ye bita Kirisi izi ngo Una Kirisi izi ngo hari wawe ngo uhimba inana ngo nasamborero. Ngo ngiye birantunguye mana yanjye. yarahabaye rwose ahubwo natangajwe n'ikintu kimwe. Muvuye muti ni ikihe rero? Nagiye kubona mbona Petero na Yohani bari kubyina samborera byakaze. Ewana barabyina karahava. Muri ako kanya rero ikintu cyaje kuba ni ikihe? Bose bahise biyambura imyenda barabyina amashati baterera hari. Avuga kuri amabara hano turi mu butayu hafi. Ngenda kubwira ibyo nabonye kuri iyo ntebe. Oya ntukumirwe. Iyo ntebe rero, iyo ntebe Kirisizi yari yicayeho. Yari ihambirijwe iminyururu. Imiki? Imirunga. Karunguruka mu majipo y'abagore. Hari imiki? Urabishoboye. Wambwira wamba nari kuzurunguruka mu majipo y'abagore. Nta nakubonanye ufite presidence mu mufuka sinakozemo nkayisangamo. Gaho muyumvire mwa bakirisitu. Ejo bundi ari kumwe n'indayisi eshatu. Icyo gihe nani basengera kavumba. Ampko. Icyo gihe izo presidence wambonanye ni umuntu wari wazintumye. Kandi nk'abantu nk'abapasiteri. Kandi narabonye nawe uri kuzigura. Ceceka. Nose yarayintumye sinajya kuyigura. Nagenda yimugurira yari yagize isoni. Umuntu w'umupasiteri rero ngomba kubaha abantumye bose. Ejo bundi nabasanze hari ahigira kumwe n'indayi. Hano ntabwo twaje mu kuburana ariko tukumva amasengesho mutega ayo mabinga yanyu mwese kirajya kunsakuriza ndakivuna. Fonge yonyo
Jesus is Lord. N'abakirisitu mbagire dukomeze amasengesho yacu dusoza n'umurongo uvuga ngo uwari wicaye kuri iyo ntebe yindi impande ya kirisi izi yari asa n'ibuye ryitwa yasipi kandi umukororombya wari ugose iyo ntebe usa na simarigido. Haleluya, amen. Haleluya. Imbere y'iyo ntebe hari igisa n'inyanja y'ibirahuri isa n'isarabwayi. Kanze gato aromwa reka da urwagwa rwahiye umvesha ako kantu ndaje nenda hano mu materaniro mu butayu ariko abari kumva nenda hano mu materaniro mu butayu mbikira amacupa 3 mwa batayima ariko ngo ruraryoshe mise numva ari nk'umuriye mwana kanze ndaje kanze gato munyihanganireho gato n'umuntu warumpamagaye ngo ari bibazo bibaye we ariko ninyibutse nengeze he ntabwo ndi kumva neza ntabwo kireba he ko maberanyo ko pasiteri oya none nibi birimo ndi mu pasiteri nibi bije amaseka kandi imani zaba uno pasiteri zimbwa ziri mu pasiteri bambwe abandi mumbabare ejo bundi nasagara ukubita nyina ewe abakirisitu bari abakera rwose ntabwo uri umupasiteri si ubwo nyabaki